Uruzinduko rero mu by'ukuri nkuko nabibabwiye mu kanya gashize igihugu cya Guinea ndetse n'u Rwanda impande zombi zigaragaza ko ari uruzinduko rw'ingenzi cyane cyane ko ibihugu byombi birakeneranye. U Rwanda rukeneye Guinea, Guinea ikeneye u Rwanda. Niba ushaka kuvuga ibijyanye n'umutekano n'amahoro arambye kubanisha bene gihugu, ibyo byose birasaba yuko ugira abo wegera mukaganira. Mukanya Ambassador Joseph Mutaboba mwari muvuze muti ntabwo wavuga Guinea ngo wibagirwe sekuture, ariko wenda twihuse gatoya muri iki gihe cyavuba cyane na John Mugabo yarabivuzeho yo guhirika ubutegetsi bya hato na hato byagiye biba. Uyu munsi urabona Guinea ishaka kwerekeza mu kihe cyerekezo? Uyu munsi iyo ndebye ubuyobozi bushyashya Guinea ifite, bashaka kujya mu cyerekezo cyo gufungura amarembo bakayafungurira abandi banyafurika aho babona cyane cyane bahuje amatwara n'imiyoborere, kugira ngo barebe ukuntu ibyo twita investissement, ishoramari rishobora kuba ryakwaguka, kugira ngo muri ubwo buryo bwo gushora imari barebe niba n'abaturage bombi b'ibihugu byombi bashobora kuzamura umutekano n'amahoro iwabo. Ibyo nibyo ya mahoro bafite, amahoro bashaka, amahoro twese dushaka, kuko ni twese ayo mahoro niyo azaduha ingufu n'umusingi wo kubaka ibindi bikenewe kugira ngo bwa bufatanye n'umutwererane bugira ahantu buhera. Icyo rero uko tugihuriyeho, kandi noneho buri gihugu kikavuga kiti jewe mfite inararibonye muri ibi, ikindi gifite umutungo kamere cyangwa se inararibonye muri ibi, byose tukabishyira hamwe tukavuga tuti twafashanya dute kugira ngo buri kintu iwanyu na buri kintu iwacu kizamuke ku rwego rushimishije. Ibyo rero bamaze kubishyira, muzi ko bushize mu mezi 9 ashize perezida wacu ariyo bashoboye kugera ku kintu icyo twita komisiyo nini, komisiyo ihuriyemo n'ibihugu byombi kugira ngo bakore ibintu by'ubutwererane barebe ukuntu bazajya babyiga. Icyo ni ikintu gikomeye mu musingi wo gutangira imikoranire hagati y'ibihugu. Ibyo dukora byose ubu ngubu nk'ibihugu bibiri bizashingira cyangwa byashingiye aho ngaho, havuze ari iby'ubucuruzi, ari ubuhinzi, ari ICT, ari ibintu by'uburezi, ari ibyo gucukura amabuye. Ibintu byose dufitemo ubumenyi n'uburambe cyangwa se dufitemo inararibonye bishobora kuba bifite aho bizahurira. Ndabizi ko na Jones aracyari ku telefone, ariko reka mbanze John Mugabo maze kanya wenda dukanye iminota nk'itanu cyangwa 6. Guinea irakora kuri Atlantique, u Rwanda turi igihugu kidakora ku nyanja, ari naryo hurizo ryacu rikomeye. Ariko nabo baravuga bati mu byo tuganira harimo ishoramari, abantu bari kuri Atlantique, harimo amahoro n'umutekano, agace baherereyemo kegereye Sahel, uzi uko bimeze, bishobora kugira ikihe gisobanuro noneho mu biganiro ku mpande zombi. Urumva nkuko twatangiye tubivuga, kira n'igihugu gikize mu buryo bwose, ari uburyo giteretse, ari ibyo gifite munsi y'ubutaka. Ni igihugu ariko kidashobora kubibyaza umusaruro hatabayeho kubaka uburyo bikorwamo. Bafite ubushobozi ariko bakeneye uburyo rero burigwa, uburyo buriya ni nabyo perezida wacu yavuze, singuciye mu ijambo ushitari yaravuze ati kugera ku nsinzi ntiwabigeraho wenyine, birasaba ubufatanye. Bisaba ubufatanye kandi ntabwo nta mutumwe wigira inama. Ibi rero urebye uyu muyobozi wagiyeho, iyo urebye icyerekezo afite n'inyota afite, ubona ko ashaka guhindura amateka ya kiriya gihugu mu buryo bwose. Yababajwe, ubona afite agahinda kuko babayeho nuko bayobowe, ukabona ko aje afite inyota yo kwigira, ubona afite inyota yo gusa n'abantu bafite iyo mitekerereze, agabare bakorana nabo. Ibyo rero byatugirira, twaba dufite amahirwe menshi tugize natwe ikirenge ku nyanja za Atlantique, aho ni inyanja itandukanya Aziya, Afurika, ni ahantu rero twaba tugize amahirwe manini cyane yo kugaragaza uburyo twagira icyo dukura hakurya y'amazi. Jones, wenda kugira ngo nagushimire cyane n'umwanya waduhaye, wumvise icyo abatumirwa turi kumwe hano muri studio bavuga. Ubonye perezida wa Guinea Conakry agera mu Rwanda,
ubundi twari tumenyereye yambaye imyenda nyine ya gisirikare, noneho yari yambaye costume. Sinzi iriya shusho wowe uko wayibonye, ariko wenda no mu munota umwe icyo ubona mwaba mwiteze kuri imibanire y'ibihugu byombi mu bihe biri imbere, n'icyo abaturage dukwiye gukora nyine nyuma y'uko abakuru b'igihugu batwubakiye umubano. ngira ngo kubona ishusho nk'iriya cyane nkatwe tuhamaze nk'igihe twararebye bimwe mu byo bagiye banyuramo, ni ikintu abaturage bari biteze, bumva ko kuba bageze kuri iyo ntera nabo hari icyo bigiye kubongerera, cyane cyane buriya ikiba kigoye mu bijyanye n'ishoramari cyangwa n'abaturage ku ubwabo bagira ibyo bemvesesamo birambye, ni ukubanza kugira icyizere mu buyobozi bwabo. kugira ngo nicyo kintu aheraho banakoraho kugira ngo abaturage bagire icyizere ko ibyo bashoramo n'ibyo bakora birambye, ubuyobozi bwabo baba bari kumwe kandi buhari kugira ngo barinde. Uyu munsi rero ni umunsi ukomeye mu mateka y'ibihugu byacu, ni umunsi ngira ngo abenegihugu nabo ubwabo bari bategereje. Ese mwe hari ibibenda kuborohera, hari ibyenda kuborohera? Ndabizi hari ambasaderi, ariko uko imibanire igenda iza hari utubazo ubona dushobora kugenda dukemuka twari duhari. Kugeza isaha iyo habayeho ingendo nk'izo byoroshya kurushaho. Ambasade nibwo nayo yari ikijyamo kugira ngo ahari waba hakiri kare kugira ngo tuvuge ko hari ibindi bitandukanye, kuko twebwe twari dusanzwe dufite ubufasha. Murabizi ko diaspora aho iri hose leta yacu ihora turi hafi, nubwo yego ambasade itari hari kure gato, ariko kugeza isaha nta kibazo twari twarigeze tugira haba mu mikorere ndetse n'ubuzima bwa buri munsi, ariko nibwira ko hari ibigiye kwiyongeraho. Icyo kintu ni ngombwa. Murakoze cyane Jones, wakoze cyane. Murakoze namwe John Mugabo, ngiye guha mu segonda cyangwa umunota umwe nze kwikuza ambasada. Birumvikana Perezida Kagame asura Guinea muri 2023 mu kwa kane, batashye ikiraro cyamwitiriwe, banasura n'ishuri rya gisirikare rihuriyemo abana bakomoka mu turere twinshi dutandukanye tugize kiriya gihugu. Ubundi ni igihugu gituwe n'abaturage bangana n'abatuye u Rwanda, ni miliyoni 13 zirenga, ku buso bwa kilometero 250 mwabivuze, cyenda kudukuba inshuro 10. Ibyo twari twabivuze, ariko se kuba nyine bagira aho bafata ikiraro bakacyitira perezida akaba yasuye ishuri rya gisirikare, muri make urabona ute ahazaza h'umubano w'ibihugu byombi, n'icyo byabwira aba hafi n'abakure? harimo amarenga yuko kuri bo agaciro ishusho babona mu mubano wacu nabo ushingiye kugera bafata ikiraro bakacyitirira perezida, ushingiye kuri ibyo bintu bibiri. Kuri infrastructure twabyise ibikorwa remezo, ni inkingi ya mbere babona ifasha umubano wacu. Ikindi ni umutekano. Ibyo bintu bibiri kuri bo bumva ko ariho bateze amaso ubunararibonye bwo kubana n'abanyarwanda. Kandi nanone ikiraro buriya nicyo bivuze, ikiraro ni ikiraro gihuza abantu, nabyo ni amarenga yuko icyadutandukanyaga cyarangiye, tugiye kongera ni amarenga kandi meza, kandi urabona ko baracyabikomeza uko babiteguye. Ambasaderi Mutaboba, Perezida Kagame ajya muri Guinea mu mezi 9 ashize, yari avuye muri Benin no muri Bissau, ariko muri Bissau wumvise ingabo zabo zirimo ngo ingabo z'u Rwanda turakomeye, kandi ari ingabo za kiriya gihugu. Nabyagura nkabishyira muri kariya karere, hari ikibazo gikomeye kiriho cy'iterabwoba muri kariya gace ka Sahel. N'iki urabona uteye imibanire y'u Rwanda na biriya bihugu byo mu burengerazuba ubona bishaka kuza mu Rwanda, n'ubutumwa byaha wenda n'aba hafi rimwe na rimwe bajya banakerenza? Ubutumwa igihe mbona cyane bunakomeye ni ukuvuga ngo mu Rwanda cyangwa muri personality ya Perezida Kagame turamubona mu rugero, turamubonamo icyo twifuza. Dushoboye gukora nk'ibyo yakoze, dushoboye gukora nk'ibyo akora, dushoboye gukora nk'ibyo u Rwanda rwahisemo nuko rwitwara, dushobora kugera ku kintu gikomeye. Niba dushoboye kubungabunga umutekano, tukagira amahoro, tukita ku baturage bacu, dushobora kugira ikintu duhindura iwacu muri Guinea, mu karere Guinea Bissau n'ahandi hose, tugafata urwo rugero tukarugenderaho kandi tukambukira kuri cya kiraro twamwitiriye.
murakoze cyane ambassador Joseph Mutawa mwakoze cyane Murakoze cyane. Mugabo mwakoze cyane Asante. Uretse Habineza Conakry wadutahirize cyane abo bavandimwe b'Abanyafurika ariko na bene wacu b'Abanyarwanda batuyeyo twagarutse ku ruzinduko rwa perezida wa Guinea Conakry General Mamadi Doumbouya wasuye u Rwanda ari kumwe na madamu we akaba yakiriwe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku kibuga